ibihe byiza. Iyi ni ya nkuru insinzi y'urukundo igikomeje. Duherukana muri episode ya 2. Yvette asanga William ahoberanye na Kariza. Aha, reka twumve uko byagenze muri episode ya 3. Ubu se yamuhaye ubuhe busobanuro? Reka dukomeze. William aracyatuganirira ati, Yvette akimara kumbona amoberanye na Kariza, nagiye kubona mbona arazungere, yagiye kwitura hasi. Nahise nishikuza Kariza vuba na bwangu, ndirukanga njya kuramira umukunzi. Naramufashe, mufata mu nda, mumanura gake, ndamwicaza, ndamwiyegamiza, mwumva umutima we urimo uratera cyane. Ubwoba bwaranyishe, nahise mbwira Kariza ni mbabarira, ndakwinginze genda undebere David umubwire ko mushaka kandi mugarukane. Yabanje kwimyoza ariko birangira agiyeyo. Yvette nyimufashe nabonye atangiye kubumbura amaso, ndavuga ni Imana ishimwe cyane. Nangira kumuhamagara Nive. Yvette ati karame sheri. Ndamubwira ni umbabarire umere neza, turi kumwe sheri. Ati meze neza. Gusa ijwi ntago ryasohokaga neza. Ako kanya David yahise angeraho, Kariza muri inyuma, atangira kumbaza uko byagenze. Ndamubwira ni please banza unzanire amazi. Yarabikoze mu kanya nk'ako guhumbya abarayazanye. Ndamubwira ni mfashe Yvette tuyamuhe. Yaramfashe turayamuha, mbona atangiye kumera neza. Ahita ahaguruka ati William. Ndamubwira ni karame mukunzi. Ati ni ibingibi byatumye umbwira ngo guhura kenshi tubigabanye bitazabangamira amasomo, wagira ngo ubone uko uhura n'abandi bakobwa. Ubwo Kariza na David nabo bari baraho. Ndamubwira ni Yvette, ndagukunda urabizi pe, sinaguca inyuma narabikubwiye. Ati hanyuma se wowe n'uyu mukobwa nsanze muhoberanye ni mushiki wawe? Ndamubwira ati nyumva ngusobanurire. Ati ntacyo umbwira, ndakwifatiye. Ako kanya ahita yivumbura arasohoka, nanjye ndamukurikira, mukurura akaboko. Ndamubwira ni mukunzi wanjye wambabariye ukanyumva koko. Bahise basona ngo abanyeshuri basubire mu ishuri. Yvette yahise yivumbura arakomeza aragenda. Agahinda n'umubabaro ako kanya byahise binyicaza hasi. David aramagurutsa ajya kunyicaza ku ntebe. Kariza ati nurebe ibyo nakubwiraga, ati nukuri ndagukunda nyemerera unkunde, kuva aka kanya nkwibagiza agahinda. Nahise maguruka n'umujinya mwinshi niziba ngiye kumwasa urushyi. David aramfata. Ndamubwira nibi byose si wowe ubiteye, sinshaka no kukubona mu maso yanjye. Ngewe nakunze rimwe gusa, rero wikwivuna rekeraho, nakubwiye ko bidashoboka. Nahise nsohoka, abandi bari kwinjira, ndagenda nicara hafi n'ikigega cy'amazi hamwe twakundaga kwicara ngewe na Yvette. Ubwo David yasigaranye na Kariza, ariko nagendaga David yankurikizaga amaso areba aho ndengeye. Yagumye yumvisha Kariza ko agomba kwiyakira kandi agomba gutuza, kandi ko nawe azabona umukunda. Kariza yaje kuzabyakira, ariko asaba David ko yajya muba hafi akamufasha kubyibagirwa. David yarabimwemereye. Mwarimu yaje kwinjira, batangira kwiga. David kuko yari yabonye ahantu nanyuze, yasohotse nk'ugiye kuri toilette. Aza kundeba arambwira ati man, kutaza ngo ujye kwiga, uzi ko mwarimu ari mu ishuri ryanyu? Wibuke ko tutiga mu ishuri rimwe, ahubwo we yigana na Yvette, ngiye mwigana na Kariza. Naramubwiye ni sinshobora kwiga nafite Yvette wanjye. Ndakubwiza ukuri sinuje, ahubwo mbabarira ugende. Aturabizi uri inshuti yanjye magara, nukuri reka ngufashe umere neza ko sinagusiga umeze gutyo pe. Arambwira ati basi nyihanganira gato nkuzanira agakombo nywa amazi, ubundi tuganire kuko rwose ndabona utameze neza. Naramwemereye ngo agiye kunzanira agakombe nywa amazi, dore ko n'inyota byari imereye nabi. Ariko ibyo kuyanywa sinabyitaga kuko mu mutwe wanjye harimo Yvette gusa. Nyiraho mu kanya gato nagiye kubona mbona David aragarutse, ariko mbona azanye na Yvette. Uko David na Yvette bazaga bansanga, niko nafatwaga n'ikiniga, amarira nzenga mu maso. Yvette nawe uko yazaga manza amaso, niko amarangamutima yamufataga, nawe atangira kurira. David ubwo yari yumiwe ari kutureba gusa. Yvette yarakomeje araza nsatira, nanjye ndahaguruka niteguye kumuhobera, ariko agiye kunyegera arahagarara. Ndamuhamagara ni Yvette. Ati karame. Ndamubwira ni ndagukunda. Yahise aza yihuta aramobera n'amarira menshi, nanjye nababeshye kumwe bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ngewe byaranze pe, arashoka. Ati mukunzi mbabarire nakubabaje, nanjye ni sheri nukuri wambabaje ariko ndakubabariye. Aturakoze cyane. Ndamubwira ngo nizere ko ugiye kunyumva noneho tukaganira, sibyo?
ati wivunika umbwira byinshi ko David byose yabimbwiye, ambwira ko wanze kwiga numva ndi mu makosa, kandi rwose numva nahubutse kuba nahise nivumbura nabanje kukumva sheri, no kuri mbabarira pe. Ndamubwira ni ndishimye ko David yabikubwiye byose, nawe ndamushimiye. Ndebye hirya mbona David yagiye kare. Mbwira Yvette ni reka twiganirire, amasomo n'ubundi yaducitse turaza kureba ba Diane badusobanurire. Yvette yarabyemeye. Ndamubwira nishaka ko ungirira icyizere kandi no kuri nowe gusa nihebeye, kandi mbona warandemewe unembamo nk'amaraso mu mubiri, kandi unuyemo sinzigera mpinduka, nzahora ngukunda. Yvette ibyishimo byaramurenze, arongera aramobera, arankomeza cyane, arandeba ati mukunzi wanjye wamogoje rukundo runtera kwishima, ni wowe byose byanjye nkeneye, uzahora uri umwe mu buzima, nzahorana nawe mu bibi no mu byiza, kandi nanjye nzahora ngukunda. Kuva ubu nkwizeye wese kandi nawe ngusabye kunyizera. Nanjye narabimwemereye, dutangira kwishima no gukina. Mu by'ukuri twadutangiye ijoro ry'urukundo. Ubwo twarahavuye ngewe na Yvette tujya kureba inshuti zacu z'inkoramutima, njya kureba David nawe ajya kureba Diane. David nabanje kumubura ariko nyuma nza kumubona, akimbona ariyamira ati William ngufitiye amakuru adasanzwe kabisa. Ndamubwira nikagira inkuru. Aratangira arambwira ati niwibuka ko nakubwiye ngo Kariza yansabye kumuba hafi kugira ngo mufashe kukwibagirwa? Ndamubwira ngo yego ndabyibuka. Ati rero sinkubeshye uriya mwana atangiye kumwiyumvamo. Ati kuva yatangira kugeza kundeba babaye ngo ari kugutekereza, nanjye nkamuhobera ngo ndi kumufasha kukwibagirwa, natangiye kugira ibyiyumviro bidasanzwe, kandi we nabyaze. None se mbigenze ne William? Ndamubwira ni hahaha, igihungu cyanjye nacyo cyaguye mu nyanja y'urukundo. Arambwira ati wiseka nyamara birakomeye. Ndamubwira ni okay, uyu munsi nimwongera guhura umuganiriza umubaza uti ese ubonye undi muhungu kwikundira byuzuye akagora hafi mu bihe byakakwibagiza ibyo biri kukuvuna muri iyi minsi wabyemera? Ndamubwira ni igisubizo ari buguhe nicyo kiri bukwemeze ko ashobora kugukunda. Noneho nawe uhita uri kocora nyine n'ubu mwana. Ahita ndeba araseka aravuga ati uzi ubwenge kabisa. Gusa nyine nawe mba mbona ndeba ukuntu. Ndamubwira ni okay, ubwo nyine wasanga harimo akantu n'ubura ubwenge. Iminsi yaragiye iricuma, nanjye na Yvette twakomeje gukundana, uko bwije nuko bukeye urukundo rwacu rwarushaga kuryoha, ruragenda rurakura kabisa. Numva ko Yvette ari we wanjye ubuziraherezo, kandi nawe yarabimbwiraga ati ni wowe nkeneye ubuzima bwanjye bwose. Narabyemeye ko byari byaramaze kujya mu bwonko bwanjye. Igihe kimwe njye na Yvette twari turi kuganira n'inshuti zacu ku ishuri, mwarimu anumaho n'igihunga cyinshi ngo aranshaka. Naragiye ngo numve icyo mwarimu ambwira, nyimugera imbere ati fata udukoresho tworoheje wakwifashisha ugende mu rugo ngo baragushaka cyane, papa wawe ameze nabi cyane. Nahise ncika intege, numva ndi gutitira mu mavi, nca bugufi ndicara. Mwarimu ahita ahamagara ba David ati nimubanguke. Batungurwa no kubona mbiri ibyuya byinshi cyane. Batangira kubaza mwarimu ko byangendekeye. Abibanyuriramo uko byagenze, batuma amazi barayansomesha, andi bayamenaho, numva ngaruye agatege. Mbwira mwarimu ni none si mwamaye nk'abantu nka babiri bakamerekeza? Ati jyana na David. Ndamubwira nurakoze. Ariko ba Yvette nabo bashaka ko tujyana, ariko mwarimu arabyanga. Twafashe inzira turerekera, gusa numva natuje nigunze, ariko David aguma kunkomeza. Ntibyatinze twagezeyo dusanga papa yamaze kwitaba Imana. Nararize, agera harakama, twaramushyinguye birarangira. Ba David basubira ku ishuri bajyanye inkuru mbi. Ubwo nawe urumva Yvette akibyumva uko yahise amera. Nabwiye David ngo abwire mwarimu ko nzagaruka ku ishuri nyuma y'iminsi 3. Iyo minsi habura umwe ngo irangire, nagiye kubona mbona mwarimu n'abandi banyeshuri na ba Diane bose baje kunsura. Baranyihanganishije, Yvette aranyihererana ambwira amagambo akomeye. Ati William wanjye humura sinzagutererana, nzakuba hafi ko mbishoboye, ntacyo uzambona nangifite, kandi komera pe ndagukunda, nzakuberaho ababyeyi bawe batari. Narishimye kubw'amagambo meza yaramaze kumbwira, nawe ndamushimira. Bose banyijeje kumba hafi, ndabibashimira. Ubwo mukadata yarari aho hafi, ubona nta n'ikintu bimubwiye rwose. Twari twicaye hanze kuko inzu yacu yari ntoya, ntabwo twari kwikwirwamo. Ku munota wa nyuma mwarimu yafashe ijambo, ariko ahamagara mukadata ngo hanini niwe rireba. Yaraje, mwarimu aratangira ati mwese muraho? Bati yego. Mwarimu ati mama twavuze byinshi, ariko hari icyo dushaka kugusaba. Ati nta kibazo rwose, nimbasha kukibona ndakibaha. Mwarimu ati ntabwo ari icyo dutwara, ahubwo ni kuri uyu mwana wanyu ari nawe munyeshuri wacu. Mukadata ati mbwira numve.
mwarimu ati turifuza ko mwamuba hafi mukajya mumuhumuriza kugira ngo imyigire ye itazasubira inyuma. Muka data ati ibyo biroroshye, n'ubusanzwe ntacyo yatuburanaga, ibyo ntabwo ari byo byananira rwose nzabikora. Njye aho nari nicaye natekerezaga ukuntu yirirwaga noteza ku mutima nkavuga ni ahubwo ndagowe. Ntibyatinze baramusezeye, nanjye mboma inyuma nisubira ku ishuri kuko indi mihango yose yari irangiye. Twageze ku ishuri inshuti zanjye ziyemeza kujya zimfasha buri kimwe, ku buryo Yvette yajyaga abeshya iwabo ngo bimwe mu byo bamuhaye byashize kandi akibifite ahubwo ari ukugira ngo amfashe. Byarangiye dusoje amashuri yisumbuye, ubwo hakurikiraho igihe cyo gupanga ibintu tugataha. Byarabaye ku ishuri bategura ikirori cyo kudusezerera twese abanyeshuri, turabyishimira. Za nshuti zanjye zaje kunyegera, nari natangiye kwigunga nibaza ukuntu ngiye kubaho njyewe na muka data, n'ukuntu atankunda, nkumva amaherezo yanjye ashobora kuzaba mabi. Baraje baranganiriza bose, mboneraho no kubabaza iwabo, natunguwe no kumva bose baturuka i Kigali. Mbabwije ukuri icyo gihe nacitse intege, numvaga ko njyewe na Yvette ibyacu birangiye. Tukiri aho Yvette yahise anshyira ku ruhande atangira kunganiriza, arambwira ati sheri njyewe iwacu ni Kimihurura kandi mukunzi ntugire ngo ndagutaye, mu rugo nahabonye nzagaruka kukwisurira. Ati kandi njyewe na bagenzi banjye tuzagufasha tugushakira akazi uva iruhande rwa Mukaso. Bose narababwiye ni murakoze cyane inshuti zanjye, nizere ko nimugera i Kigali mutazanyibagirwa. Bose bati nibishoboka rwose tuzakuzirikana. Ndababwira ndishimye kubw'ibyo mumubwiye. Rero papa atarapfa yambwiye ko hari murumuna we wagiye i Kigali kera, yaje no gushyingura papa, ntabwo mwamubonye cyagiye mwasanze yatashye. Rero yamaye nimero ngo nihagira ikimbangamira nzamuhamagara negere njye kubiwe, kandi ndumva bishobora kubaho. Rero buri wese amenye nimero ye, nindamuka nje kumureba nzabasura. Barishimye barazima bose. Ubwo mbere yuko bataha buri wese yari yaneguriye impano. Urabyumva Yvette yarutaga izindi ariko nazo zari nziza. Mu by'Yvette yamaye hari harimo agakufi keza cyane. Narishimye, bose ndabahobera, wari umunsi mwiza kuri njye. Bukeye basabye ko mbaherekeza muri gare bagatega bagataha. Ndababwiza ukuri imodoka bagiyemo bose yarenze nyihanze amaso. Imodoka yararenze nanjye nsubira inyuma ndataha. Amasaha aricumye ndataha, nageze mu rugo nimugoroba. Nyihinguka mu marembo nagiye kubona mbona muka data araje. Ati dore kirabebera kiza, iyo ugumayo sibyo byari byiza. Hehehehe, ngwino kakubone, dore nanimaze kuruha umugongo, ngaho guhinga, ngaho kuvoma n'ibindi narondoye. Ati gusa nizere ko ibyo nihingiye utazabiryaho, uzajya urya kubyo ukuye mwayo mashuri yawe. Aha, ibya William ntago byoroshye. Ubusa azabana gute na Mukasa? Ntuzacikwe na episode y'ubutaha.